Yes, ibihe byiza kuri wowe aho uherereye hose impande zose, nizere ko umeze neza kandi niba utameze neza humura, ntago ibihe bihora bimeze gutya, ibintu birahinduka ubundi ubuzima bugahinduka. Yes, kandi nawe niba umeze neza urimo gukora ibintu byose bigakunda, uri kugera ku ntsinzi, gira abantu ubera inyenyeri, gira abantu ufasha, gira abantu ukora buri kimwe cyose kugira ngo ubuzima bwawe bubeho burimo n'umugisha, hari abantu ufitiye akamaro. Hanyuma rero kugira ngo ibintu bize koroha, reka nkafashisha aha ngaha, turi mu muhanda nditeretse, turimo kwigendera, ndavuga ati ariko ubundi wabaganiriza tukiganira ko n'ubundi muhora munsaba kuza kuganira namwe buri munsi, babwira utuntu n'utundi, ibyo mwambajije bimwe n'ibindi, bimwe nkanabyibagirwa kuko muri komantere wagira ngo ibintu mvuga ntago bigira ibisubizo, muri komantere ntago mumbona, kandi buri iyo ubonye platform kugira ngo ugere ku musaruro bisaba kwitereka ukavuga. Ndi kumwe na kameramani, ndi kumwe na wa mugabo n'ubundi nashyize kuri kamera mukamutinya. Buriya se niba bagutinye cyangwa niba babatinya? Ati n'ijwi rye ntago yakongera kuribakiriramo rwose. Hanyuma rero ntabwo biba byoroshye kuza kwitereka kuri kamera nta kintu ufite cyo kubwira abantu, bigoye, abantu muragoye, ntago wapfa kuvuga ibyo ubonye, uravuga bakagutuka, uzi ngo wavuze ibyiza, nese ubwo kuko muri makeya tuzabigenza gute? Ni ukujya twimanukira gake gake mbaganiriza, mbabaza ati se ubundi bumeze mute, aho ngaho iwanyu mubayeho mute? Mboneraho no gusuhuza abavandimwe bari hanze dukunda kuvugana, bashiki banjye bose mu Bufaransa ndabasuhuje, kubera ko murareba ibintu bikagenda neza kuri ka konte, naho kanimero mba napininze hasi, mujye muhita mushyiraho akantu kugira ngo ibintu bigende fresh. Hanyuma rero nibere mu mihanda ya Kigali, iyo ndi mu mihanda ya Kigali sinzi impamvu ntekereza kuhita naza kuri kamera nkabaganiriza. Ikintu cya mbere nshaka kwibwirira abantu batakigira urukundo, ubu ngubu nje hano kuri kamera kugira ngo nibutse abantu urukundo, ko ngewe sinzi ubuzima butarimo urukundo ukuntu buba bubayeho, umuntu aba abayeho, kubera yuko iyo usenga utagira urukundo nta kintu biba bivuze. Niyo mpamvu mpora nibwira abantu ati ngewe rwose no gutura mu rusengero ngiye kuzashaka ukuntu mbigabanya ituro ryanjye, nkajya nshaka ukuntu ndifashisha abantu batishoboye, tuba turi kumwe umunsi ku wundi. Hari igihe urara uriye hano inyuma y'urugo hari umuntu uraye inzara irimo kumukeba, kandi koko mu by'ukuri weho uraye uriye umeze neza, ariko ntago, kubera iki? Umutima w'urukundo watakaye. Abantu ntago bakigira umutima w'urukundo, ni bose. Yego ntago gufasha wabigira akazi, ariko wabigira umuryoshyo. Nkuko upanga, wenda reka nkwereke ukuntu byagenda, nkuko upanga kuba wava aha ngaha ugasohoka, wenda tuvuge ugiye Rubavu, ukabigira plani, ukabiprojecta, ukabivuga ati so njyewe uyu munsi nzajya aha n'aha kandi nzakonsoma amafaranga aya n'aya, ugasanga ukonsomye 200 nta n'ijana ukuyemo ngo uhereze umuntu umugirire neza. Igiceri cy'ijana cyonyine kimwe kiba kinahagije. Mwihangane, narwaye ikintu akagripe kamereye nabi, ndi no mu muhanda, mwihangane ibimodoka ntibibabangamire, kubera gufatanya YouTube n'akazi biba bigoye, bisaba ngo igihe ndimo nko kugenda ahantu mparika ahantu mu muhanda mbanze mbaganirize, kubera ko ku kazi ntago nakoresha kamera, boss yayinyirukana. Ajya nambona kuri kamera akambaza ati se wa mutipe wese wowe gutya na gutya mbona nkambwira ati wapfa ahubwo uwo mutipe turasa. Niyo mpamvu mba niteretse aha ngaha bikagenda bityo. Hanyuma rero ndimo kubwira abantu twiga gufasha, tugira urukundo, gufasha ni ibya mbere. Uriya muntu ndamuzi, ariko buriya ndi Yesiri, uri kumva? Ugakora projet, ukagenda i Rubavu ukavuga ati ndakonsoma amafaranga aya n'aya, ukabishyira muri projet yawe, hanyuma ukirengagiza yuko inyuma hari umuntu wasize ashonje. Uri kumva? Uzi ko hari abantu mu buzima bundi twagombye kubera inzozi, twigendere gake gake kugira tuve mu ikorosi hano bakumeneramo. Nahise mbibona buriya no kutiga amategeko y'umuhanda nuko uhura n'uruva gusenya.
nari ndi muri risike zone. Hanyuma rero nibyo nari ndimo nivugira, buriya gufasha abantu, uzi ko hari igihe ushobora kubera umuntu ikiraro kimugeza ahantu yaragowe, nyine umugisha wawe hari igihe usenga ukibaza ukavuga ati ariko Mana njyewe umugisha wanjye nzawukura he? Umugisha wanjye nzawukura he? Kandi ubana nabi, utabana neza. Iyo ubana neza uba urimo kwicira inzira ku mugisha. Uri kumva? Umugisha ntabwo uza ahantu hari umutima mubi, umugisha ntuza ahantu hari ishyari, umugisha ntuza ahantu hari kuvuga nabi. Buriya njya mbwira abantu baba banyegereye ubundi, kubera ko njye nkunda kuvuga, ndavuga ukagira ngo bancometse, sinjya nicara ntavuze. Njya nkunda kubwira abantu ngo uramutse wumvishe amagambo abantu bavuga udahari, bacunga nyine udahari, ugiye wiherereye, abantu muziranye b'inshuti zawe cyangwa se n'abandi bantu mukorana, uramutse wumvishe amagambo bavuga udahari, nta muntu wakunda. Bavuga ibintu bihabanye n'uko wowe waba utekereza kuba abantu bakuzi. Hari n'igihe wibwira ngo abantu baragukunda 100% kandi nta n'umwe ukwitayeho. Buriya uzabyemera neza igihe uzaba wahuye n'ikibazo, ugakora kuri fone abantu bose ati wapi. Erega mujye mugira n'inshuti zibafitiye akamaro. Buriya kugira umuntu w'inshuti yawe utagira ikibazo cy'ibihumbi 10 cyangwa 20 ngo amenye yuko ayo mafaranga ugomba kuyabona, nta kintu uba ufite. Nyine uba witwa ngo ufite umuntu kandi nta muntu ufite. Kandi n'icyo inshuti zibereyeho, cyane cyane noneho twebwe nk'urubyiruko, uba ugomba kuba mu nshuti zawe. Twebwe nk'urubyiruko ikintu tuba dutegetswe kugira ngo ube uri umuntu wujuje ibisabwa, uri umuntu muzima. Ubundi umuntu muzima arangwa n'ibintu ngiye kuvuga, arangwa no kugira urukundo, gushimishwa no gufasha, gushimishwa n'iterambere ry'umuntu uri impande ye. Kuko ikintu naje gusanga ni uko mugenzi wanjye niba ateye imbere, icyo nzi cyo nanjye ingaruka nziza zirangeraho. Ariko niba arimo gushaka inzira zo gutera imbere, njye nkarwana no kugira ngo nshake ibintu bimusubiza inyuma, bigenda bimusigaza, araguma aho ngaho, natwe tuguma aho ngaho, ntitugire ikintu duteramo imbere. Yes, nkunda kubivuga cyane, ariko abantu benshi baba bazi ngo umuntu aba arimo kwibaraguza, kandi nta kwibaraguza kuba kurimo. Nta kwibaraguza kuba kurimo, ni ukugira ngo tugendane gatanu ku kandi. So hari n'abantu baba bahugiranye, bakunda kubona abantu gutya ku mashusho, tuba turimo guhitamo kuza hano kuri iyi mihanda kwitereka kuri kamera, tukavuga duti reka nitereke kuri kamera nganiriza abantu, abashuti banjye batari hafi, bari hirya no hino, so mbiboneremo n'amafaranga. Kuko nubireba ukabikunda urahita unkumbura, nanjye unyandikire twogere duhuze, nunabikunda ubireba ukabirangiza mbona amafaranga. Urumva ni rwa rukundo rugenda rudukurikirana. Ariko hari umuntu ukubona gutya waje kuri kamera agahita kwanga, aho kugira ngo arebe icyiza, wenda avuga ati so waje kuri kamera uyu munsi watuganirije uhagaze aha ngaha, ejo turashaka ko tuganiriza uri aha n'aha, ntabikubwira ibyo ngibyo, ahubwo ugasanga ari kukubwira sha wahisemo nabi, ibyo bintu ntabwo bizavamo, ibyo bintu byihorere. Kandi se waba wakoze ikintu ukabona ukibonyemo amafaranga ukakireka bigakunda? Ntabwo bikunda. Niyo mpamvu rero usanga hari igihe umuntu ahitamo kunyura mu nzira, ariko nyine inzira yanyuzemo ntuzishimire, kandi nyine ariho yabonye ari bubonera amahoro. Muri makeya rero twimakaze urukundo. Twebwe noneho nk'urubyiruko turi benshi cyane mu gihugu no ku isi hose. Urubyiruko sinzi impamvu rero gukundana usanga ari ikintu cyabaye exame ahantu hose. Kandi buriya muri makeya nyine njyewe naje gusanga ubuzima butarimo urukundo, ku bana nta kintu, wapi rwose nta kintu uba ukuramo. Niyo mpamvu ugomba kugira inshuti zimwe na zimwe wirengagiza ko zihari, kubera yuko nta kintu zikumariye. Ukareba ahubwo abantu bakeneye urukundo, bakeneye guhabwa urukundo, bakeneye no gutanga urukundo, akaba aribo bantu wicekamo. Kubera yuko ubuzima nabonye nyine burahinduka. Kuko umuntu nyine uyu munsi ubona ukabona ni umuntu uciriritse ukamusuzugura, ejo hari igihe akugira inama cyangwa akakurerera hari igihe akugira inama cyangwa akakurerera, kubera yuko nyine ubuzima ni uruziga rurazenguruka. Ibyo ukoze nonaha uragenda wagera imbere ugasanga bigutegereje. Niba ugize neza rero, iyo ugeze imbere biragutegereza. Niba ugize nabi ukagera imbere
usanga bikurindiriye. Ineza ugize none n'inabi ugize none bigutanga imbere bikagutegereza. Yes, tugejeje mu minota ingahe boss? Ifunze. Ubu nshaka noneho nasezera nkanasaba amafaranga. Ariko kubera iki mutajya mumpa amafaranga? Mba nashyizeho nimero aho ngaho, abantu bampa amafaranga ni bakeya, mwagiye mumpa amafaranga ko nziranye n'abantu, hari abantu mfite aho ngaho mwakize muri hanze, muri kundeba, mumpe amafaranga. Kameramani wanjye afite icyaka kubera yuko ntabwo muba mwampa amafaranga ngo mugure n'agafanta, kandi kwitereka ntabwo ari ibintu biba byoroshye kuvuga ngo uraje ugiye hano kuri kamera uravuze ukavuga ukazana mayoneze warangiza abantu ubwiye niba kandi ndaraye cyangwa bakore kuri bashyiremo na komantere bakubwire ngo kuraje. Algoritime tubone tunyanyagiza ahantu hose turebe ko twabona umusaruro. Rega kuza aha ngaha ntimukabone umuntu ngo mumwange kuko yaje, ahubwo mujye mumwanga ariko mukunde ibintu yakoze basi abone no ku musaruro. So rero reka ndeke kwizinga mu magambo kugira ngo ntazabura ikintu mbabwire ejo. Dusubire twari turi kumwe ubu gatanu ku kandi, ndashaka noneho kuzajya ewana buri munsi mbakubita content uko yaba imeze kose, yaba ndimo kugenda yaba mpagaze bakubite content uko yaba imeze kose, mujye muyakira uko nguko niyo ngiba yabonetse. So dusubire rero, ciao ciao.